Ibihe byiza bakunze bishangira Radio TV na mwese mudukurikiye kushangira.rwa namwe mwese mudukurikiye ku mbuga nkoranyambaga zacu aho ziri hose yaba kuri YouTube ndetse no kuri Google nkuko musanzwe mwimenyereye. Rero makuru ya breaking news cyase amakuru abagezweho nuko urubuga rwa STT cyangwa se urubuga rwa TAT ndetse n'izindi mbuga zose za online zamaze kuba zafunga imiryango cyangwa se wenda zafata kunda abazikoreshaga. Ni bamwe mu banyarwanda benshi cyane batandukanye bamaze kujya mu bikorwa byo gukorera amafaranga online cyose ku mbuga nkoranyambaga, ariko message ngira ngo abantu mukoresha STT cyangwa se abantu mwajyaga mu bijyanye na TAT zino mbuga nyine zicuruza cyangwa se za mining cyangwa se zikora uburyo bwo gutanga amafaranga, ariko hari ibyo mwabashije kubanza gusabwa cyangwa se mwabanje gushoramo amafaranga yanyu. Ni message rero yagaragaye cyangwa se yaje kugaragara kuri email ya buri muntu wese wari warasayininze account yiwe kuri T8 cyangwa se kuri STT ndetse n'izindi mbuga zagiye ziza zigafunga. Rero muri usange nkuko mubibona u Rwanda rwagiye rukangurira abantu benshi gukuramo ku mufuka bagakora, ariko usanga nyine bitewe nuko wenda abantu batangiye kujya bizera ikoranabuhanga cyane, abantu benshi bizeye ikoranabuhanga bikomeye. Hari n'amakuru menshi cyane ari kugenda yumvikana yuko hari abantu bari kugenda biyahura kubera amafaranga yabo bashoye muri STT ndetse n'urubuga rwa TAT. Nyuma yaho urubuga rero rukaza gufunga ariko amafaranga yabo batarayakuramo. Ni ibintu rero urumva urubuga rwa TAT rwari rugiye gufungura n'ishami rya hano mu Rwanda, ariko ejo mu gitondo ndetse ngira ngo byari maze n'iminsi, ariko wenda nago ejo mu gitondo byabaye update fresh bira update ngo bivuga yuko urubuga rwa T8 ndetse n'urubuga rwa STT rutakikora, rutarimo ruri active. Rero biri kuvuga yuko umuntu ari kujya kuri balance yiwe akaba yabona amafaranga afite kuri balance, ariko akaba adafite ububasha bwo kuba yayakuraho kubera ko nyirizina uri gusanga bamwe mu bantu bakoreshaga uru rubuga harimo n'abari kugenda biyahura kubera iyi mpamvu, ndetse abandi ugasanga wenda bari guta imiryango kubera ko bagiye bagafata amasambu bakagurisha cyangwa se agafata nka business mba afite nka boutique akakagurisha, amara ukagurisha agahita ashyira amafaranga online kubera ko asa naho yungukaga. Ni kimwe n'ubundi n'izindi mbuga zose wenda zisa naho zikorera online ariko mu buryo bwo gushaka amafaranga. Rero ku bantu wenda bagiye bajya mu mbere cyangwa se bakoresha izi mbuga nkoranyambaga mbere cyangwa se izi website, bo ntago babyumva kimwe kuko we ayabo bayakuyemo. Izi rero ni za mbuga ziza ejo cyangwa ejo bundi zikabanza zigatanga amafaranga, ariko nyirizina zifite gahunda yo kuba zarya amafaranga abantu bimwe bizwi nka scamming. Ni uburyo wenda reka mbyite nk'uburyo wenda bishobora kuba ubwitekamitwe, kuko wenda tugorotse ku ruhande rwacu wenda tugaruka ku ruhande wenda rw'abatuzi nk'abameni cyangwa se abatekamutwe. Undi umutekamutwe araza akakumvisha ukuntu we nta kintu agukeneyeho, akakumvisha ukuntu ufite inyungu nyinshi cyane z'umurengera muri wenda muri business cyangwa se mu buryo murimo mukoramo, akakumvisha ukuntu we ufitemo amafaranga menshi ndetse ugomba no kuba ufitemo profit nyinshi cyane. Just rero na STT wenda nago reka tugereranye n'ingiyi. STT nayo yaje nka company yafashaga abantu kubashyira amafaranga kugira ngo amafaranga yawe abe yakunguka. Just nyuma yaho rero byaje kurangira wenda abantu batangiye kujya bakoramo amafaranga make, abandi wenda bakayarekeramo ngo abanza be menshi. Urumva especially nago wabuze ko ejo zakorera amadolari 10, ngo amadolari 10 wari ufitemo uyakuriho ataraba, kandi wenda ukeneye amadolari 50. Urumva bitewe n'ikibazo ufite uzayakuramo maze kuba amadolari 50 cyangwa se nushaka wenda unarenzeho. Urumva rero ni ibintu biba bitoroshye nyine ku bantu wenda bakoresha izi mbuga za online, ariko ngubu zamaze wenda kuba zatera ibibazo cyane. Ndakeka atari mu Rwanda gusa, especially no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, kuko izi mbuga zakoreraga ku isi hose. Zifite inkomoko muri Kenya, ugasanga zifite inkomoko wenda mu bindi bihugu, ariko usanga inyinshi zari zifite inkomoko muri Kenya. Rero
reka twigarukire ku ruhande wenda rw'abaturage bo ukuntu wenda bakagombye kuba bitwara muri iki gihe kugira ngo wenda ibi bintu cyangwa se ibishuko, reka njye mbyita ibishuko kuko nta kuntu umuntu yakubwira ngo fata n'urugero isambu wari ufite cyangwa se ingurube wari utunze, numara kuba uyifite wenda aho ngaho ugende uyifate uyishyire ahantu wenda cyangwa se ufate amafaranga yawe uyashyire kuri balance y'urubuga utazi, kubera yuko ngo bakubwiye ngo urubuga rucuruza amafaranga mu buryo runaka. Ibintu byamaze no kuba wenda byatera abantu imitima mibi, urumva abantu bafite imitima mibi, abantu bari kwiyahura, abantu bari kwatakwa n'ibintu byinshi cyane bivuye kuri uku gucuruza ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ubucuruzi bwa online. Rero nibwo twavugaga rero tugira abantu inama, wa muntu we kuramo ku mufuka ukore ibyo ujye umuntu aza kubwira ngo kora gutya kugira ngo ubone amafaranga online, gurisha kawe, ngo gurisha kawe. Ibi bintu ntago ari byo. Abantu mwari muri gukoresha T8 cyangwa se STT, ngira ngo ubu ngubu rwose hari posta ziri gucicikana zivuga uti ibintu twari turimo ntago ari byo. Hari abamaze kuba bakatakwa n'ubukene ubu ngubu kabije. Ubu ngubu abana wenda bari kujya mu gifungo cyangwa se wenda bari kujya mu mavakanse, ariko ndizera ndashidikanya ko hari abantu bizagorana ko cyangwa se hari abana bizagorana yuko basubira ku ishuri wenda mu gihe igihembwe kindi gikurikiyeho kizaba kirimo gitangira. Hari abantu rwose uzasanga kugira ngo umwana ajye ku ishuri bizasaba yuko imiryango iterana, nyamara umubyeyi we cyangwa se umuntu wari usanzwe umwisurira ishuri yari afite ubushobozi, ariko ubwo bushobozi uyu munsi bukaba butagihari kubera izi company cyangwa se izi online business. Ni ibintu rero nge numva ku giti cyanjye cyangwa se wenda nk'ijisho ry'umunyamakuru, ni ibintu numva ko bitakabayeho ko twajya duhururira buri rubuga rwose tubonye, buri kintu cyose tubonye ngo urahuruye ugiye gushiramo amafaranga. Ibi bintu nta hantu byazigera bibageza. Just rero nge ndikirimo kwizera narimo mbaganiriza wenda kuri iki kibazo cyangwa se kuri ibi ngibi bijyanye na STT ndetse na T8, ariko mbabwira ati rwose mugire amakenga. Hari n'abantu wenda baba batamenye uko ibintu byahagaze, ubu ngo bakiri kuvuga ati ahubwo reka dushoremo. Ibi bintu ntago ari byo, ntabwo ari iby'u Rwanda. Nimukuremo ko mu mufuka mukore nyine. Niba umuntu aje akubwira ngo kora gutya kugira ngo ubone ibi ngibi, ibyo bintu ntubyumve. Reka rero mbashimire cyane kandi Imana ikomeze ibarinde, Imana ibane namwe. Iyi ni Ishangi Radio TV, ibihe byiza.